Ibi bintu ngiye kukwereka hano muri setting ya telefone bizagufasha mu gihe telefone yawe yakunaniye ikakunanira, akaba ariyo tekinike ya nyuma ugiye gukoresha kugira ngo telefone yawe ibashe kongera gukora neza nk'uko wari uyizi imbere. Ujya muri system, hanyuma ukajya kuri restart, hanyuma ukarebera ijambo rya gatatu. Hari rest wifi, mobile data and bluetooth, na reset app preference. Hanyuma hakaba hari last all data factory rest. Aho rero ku ka gatatu niho hantu ukoresha, hanyuma ari nkayo tekinike ya nyuma. Ubundi tekinike ya nyuma ku muntu no kwiruka iyo ahuye n'ibimugoye cyane akabona nta hantu ari bubyikuremo. Icyakora ku muntu nabwo uzi kwiruka cyane, cyakoresha no kwiruka. Naha rero iyi niyo tekinike ya nyuma ibaho mu gihe telefone yawe yakunaniye mu maserivisi yose kandi uyifiteho access uyikoresha. Umaze gukanda kuri last all data factory, urazamura bakakwereka serivisi zose wari ufiteho, bakwibutsa neza serivisi wari ufiteho ko zari ingenzi kuri wowe, hanyuma ukifuza yuko izo serivisi ugomba kuzita cyangwa se ukaba wazifata screenshot hanyuma ukazisiba. Uhita ukandaho kuri last, hano ushyiramo password. Urabona ko ngewe nimo ndashyiramo password. Iyo password ushyiramo hari ijima, hanyuma umaze kukwereka uburyo iyo umaze gushyiramo password bahita bakujyana kwemeza OK ugasiba. Ngiye ntabwo ndi buyisibe kuko ntago ingoye cyane, ndayikoresha neza, irakora neza. Ariko wowe mu gihe igenda gake cyangwa se igakora serivisi nabi, ni buriya buryo ucamo. Ahangaha iyo ubigenje gutya, nabanguye ibintu byose wakoreyeho byose bivaho, telefone ikagaruka kwa kundi wayiguze ari nshyashya. Iyo wayifunukurije uburyo telefone za imeze ni nako uyibona umaze gukora ibyo ngibyo, umaze kuyisiba, hanyuma igatangira bundi bushya. Ubundi telefone yawe irongera igakora neza. Nimba yarihutaga ikihuta, nimba yarakoraga serivisi nziza ukazishimira, n'ubundi irongera igakora neza cyane. Ubundi ibintu bitajya bihindurwa ngo byongere bigaruke bundi bushya, ni ikintu cyakozwe n'Imana cyangwa se cyaremwe, ikintu cyaremwe utazi uko cyaje. Ariko ikintu cyose umuntu yakoze afite ukuntu ugihindura kikongera kikaba ikintu gishya. Niyo mpamvu rero na telefone iyo ushatse uyihindura uko ushatse, ikagaruka mu buryo wari uyizi imbere bitagoranye cyane. Ngende mvuye kure, kora subscribe.